Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Bakunzi b'Umwami wacu Yesu, ndabakunda cyane, abadushyigikira mwese, abadusengera, ni ukuri ni ikintu cy'agaciro, abatwereka urukundo rwa buri munsi, abakora kuri subscribe kuri iyi channel, abandika muri commentaire, abaduha ibyiyumviro n'abadutera courage, mwese Uwiteka Imana abahezagire cyane. Reka nshimire Imana impaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza, ni umwanya wo kongera kugira ngo tukaganira n'Imana mu ijambo ryayo, kugira ngo twumve icyo Imana ibasha kutubwira, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, kandi ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo kugira ngo tubashe kwitunganya, kugira ngo tubashe kuva muri za ngeso mbi, kuko ijambo ry'Imana ritwereka uko dukwiriye kwifata. Rero reka tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ibashe kuba ariyo ituyobora muri iri jambo. Yesu adufashe. Turagushimye Mwami Uwiteka, ni wowe nyir'ibihe, ni wowe wahanitse ikirere, ni wowe washyizeho isi, ni wowe washyizeho abantu. Mana nziza, ibiri kuri iyi si byose ni wowe wabishyizeho, ni wowe wabiremye. Habwa icyubahiro Mwami Uwiteka, natwe turagushima ko waturinze ukatugirira neza, warinze abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Mana nziza, uracyabarinze, ntuhabwe icyubahiro. Mwami ugira neza, rero nkweretse uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riranduta, ijambo rye riruta abantu bose. Mana data, kuko ryaremwe tutarabaho. Turasenze twinginga rero, Mana uba ari wowe utuyobora, ntabe ari jye, ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uba ari we wigisha ubwoko bwawe, genda kubere indogobe. Mana nziza, akanwa kanjye ntabe ariko kavuga, ahubwo akanwa k'Uwiteka kaba ariko kavuga. Urakoze Kristo Mesiya, komeza kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Rero Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bene data, Imana ikomeze kubaha kugubwa neza mu byanyu, nk'uko natwe mubitwifuriza. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya mbere. Ni mu buhanuzi bwa Yesaya, igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 16. Reka twumve icyo Imana itubwiramo. Haravuga ngo, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Murongo wa 18 hakavuga ngo, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya. Yesu atugirire neza, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze, amen. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Twumvise amagambo y'Imana, Imana itubwiye muri uyu mwanya. Ubu ni ubutumwa bwiza bwanyuze mu mukozi w'Imana Yesaya.
arimo kubwira ubwoko bw'Imana. Arangije Imana iramubwira ngo nababwire ngo nibiyuhagire kandi biboneze. Imana idufashe cyane. Yabonaga muri iryo torero harimo abanyabyaha, ariko ko Imana ikunda umuntu uko ari kose. Imana yanga icyaha, ntabwo Imana ijya yanga abantu. Nicyo gituma buri munsi ihora izana ijambo ry'Imana kugira ngo idukangure. Yesu nashimwe cyane, kuko urukundo rw'Imana rurarenze twebwe uko turuzi. Twebwe tuzi agace, nta nubwo tuvuga uko rungana, ariko Imana ishimwe kuko Imana itagirambirwa kugira neza umuntu wayisunze. Yesu adufashe cyane. Yesaya aterura amagambo aravuga ati nimwiyuhagire kandi mwiboneze, mukureho ibyaha biri mu mirimo yanyu, bimve imbere Imana ituganze. Ubwo ni ubuhanuzi bwari buturutse ku Uwiteka. Imana yabonaga abantu bakabije gukora ibyaha mu murimo wayo. Imana yabonaga yari irambiwe ibyaha abantu bakoraga kandi bakavuga ngo barayikorera. Yesu atuganze cyane. Nabonye abantu bavuga ngo bakorera Imana, nyamara barangiza bakagambanira bene se. Nabonye abantu bavuga ngo barakorera Imana ari abavugabutumwa, barangiza bakagambanira kwica umuntu, bakagambana bakica umuntu. Nabonye abantu muri iki kinyejana basenga, bakajya mu magurupe ngo barasenga, nyamara bafite ikintu cyitwa uburozi, bakica abantu b'Imana. Yesu atuganze. Cyangwa se bakabazingazinga kugira ngo bakabakerereza, ugasanga abantu barwara indwara zitandukanye, ugasanga abantu umuntu arapfuye mu marabira, nyamara yavuga ngo yaravuye gusengana na bene se. Yesu adufashe. Si uko isaha y'umuntu itagera umuntu avuye gusenga, ariko ndavuga muri iki cyiciro abantu bavuga ko basenga nyamara bagakora n'ibizira, bakitwikira izina rya Kristo, bakitwikira izina ry'Imana. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi nyamara araroga, ugasanga umuntu ni umupasiteri nyamara aragambana kandi akica, ugasanga umuntu niwe uhora yumva ngo afite inkoni y'ubushumba, abantu bamuzi ko ari umushumba, ashumbye itorero ry'Imana cyangwa se ashumbye abantu b'Imana, nyamara ugasanga ni umwicanyi, ni umusambanyi, ni umuntu ugira inzigo, ni umuntu wiba, ni umuntu ukora ibiteye isoni. Bene abo bantu niwe Yesaya yabwiye avuga ati nimwiyuhagire kandi mwiboneze. Imana itugire neza, ati mukureho ibyaha mu mirimo yanyu, biva imbere yanjye. Bisigura ko Imana yari ibihaze. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nabonye abantu banga umuntu kubera akarere aturukamo. Imana itugirire neza, kuko hari abantu twese tujya dusengana, kenshi na kenshi igihe nkunda kuvuga ibintu njyewe ubwanjye niboneye. Tugasengana n'abantu, ariko kubera abantu baba bazi ko ndi umunyarwanda, ugasanga ngo abanyarwanda babatwaye iki? Imana itugirire neza. Ugasanga ngo nibo bateye igihugu cyabo, ugasanga kenshi na kenshi bafite n'uko bangira, bafite aho banyuza, ariko Imana ishimwe ko yandindiye muri bo ikanandukanya n'abamahoro. Haleluya. Ibyo ni ibintu byagiye binyigisha. Umuntu agasenga afite amacakubiri muri we, umuntu agasenga afite amoko muri we, umuntu afite inzango zituruka ku karere. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwiyuhagire kandi mwiboneze, mukureho ibyaha bibi mu mirimo yanyu. Abantu bakibwira ko bakorera Imana,
ugasanga umuntu arafasha imfubyi nyamara ni umusambanyi, ugasanga umuntu afasha abapfakazi ni umusambanyi, ugasanga umuntu avuga ubutumwa ariko afite akageso k'ubusambanyi, ugasanga umuntu araririmba, ugasanga umuntu ni umudiyakoni, ugasanga umuntu mbega ya mirimo twese tuzi ibera mu nzu y'Imana, ugasanga niho ubugambanyi bwuzuye, ugasanga ntashaka umwene se bakorana umurimo niba bamuhaye asengeye ku budiyakoni, ugasanga ntashaka mugenzi wiwe yakagombye guhagarara muri uwo mwanya. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Rero ugasanga abantu bari mu murwi w'amacakubiri nyamara bitwaza izina rya Kristo. Imana itugirire neza. Mu masengero hose ugasanga utwo tuntu baratugendana. Bene data nshuti z'umusaraba, nigeze nabona umukobwa Imana imuvumbura, yarazinze abakobwa bagenzi be, yarishe ubukwe bw'abandi mu buryo bw'impemu mbi y'uburozi. Imana itugirire neza. Icyo gihe hari umudugudu abarozi bari baricariye, navuga ngo ni ku rusengero ahantu runaka. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Usanga abantu baririmba ariko ari abarozi. Icyo gihe twe tumaze iminsi dusenga, Imana iratubwira ngo abarozi bari muri iryo kanisa Imana igiye kubakoza isoni. Ndatekereza ko bamwe banapfuye. Imana itugirire neza. Abantu barakabije gukora bitwaza izina rya Kristo, ari abicanyi. Bibiliya iravuze ngo nimwiyuhagire, ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwiyuhagire kandi mwiboneze, mukureho ibyaha biri mu mirimo yanyu. Mwibwira ko mukorera Imana ariko nta Mana mukorera. Imirimo y'umunyabyaha nta hantu yandikwa. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu arafasha hafi igihugu cyose ariko kandi ari umurozi, ari umwicanyi mu buryo bwihishije. Udafite amaso y'umwuka ntabwo wapfa kumuvumbura. Arishyura abantu amarenti, aratanga amafaranga y'ubukode ku bantu b'abakene. Uwo muntu kumuvumbura biragoye. Udafite amaso y'Imana, udafite umwuka w'Imana, ntabwo ushobora kumuvumbura kubera imirimo myiza bakora. Yesu adufashe. Ariko ibyo ngibyo Imana irabihaze. Nimwiyuhagire kandi mwiboneze, kuko Uwiteka ashaka akorane n'abantu bejejwe. Abanyamagambo bave mu magambo, bafite amacakubiri muve mu macakubiri. Yesu atufashe kandi Yesu atugire neza. Mu Mana nta ronda akarere ribayo, ntaryo. Imana itugire neza cyane. Abantu bari gusebanya. Uwo muntu usebya mwene so kandi ukitwaza izina rya Kristo, iryo juru uri kujyamo ni iryande. Imana ituganze cyane. Ku murongo wa 18 havuga ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura birahinduka umweru bise na sheregi, kubw'amaraso ya Yesu numwemerera ukihana ibyaha urimo gukora. Wa mukobwa ukuramo amada buri munsi, wa mugore we uracinyuma umugabo wawe, wa mugabo uracinyuma umugore wawe, warangiza ukajya ku ruhimbi ngo ugiye kuririmba, warangiza ugatora Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa. Wa mwicanyi we, warangiza ngo ugiye gufasha abantu. Imana itugirire neza, Imana idufashe kandi Yesu atuganze cyane. Kimwe nk'abantu bakunda gufasha abantu bakambika abandi.
ugasanga ufashe umwambaro uwutongereho amagambo y'imyaku, warangiza ngo uhaye mwene so, ngo uramukijije, nyamara umurosheho ubwandu bwawe, imyaku yawe yose, kubera amagambo wayatongereyeho. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimwiyuhagire kandi mwiboneze, nimwihane mu ncamake, nimwihane, nimuve mu moko, nimuve mu macakubiri, nimuve mu busambanyi bwanyu bwanukiye Imana, nimuve mu mashyari yanyu. Imana itugirire neza. Hariho n'abandi nabonye ugasanga umuntu akwibesheho guturuka mu kindi gihugu, yamara kumva uri umuntu wabo agatangira agakata telefone, nyamara yarazi yuko uturuka mu kindi gihugu, mwakunze abantu muvuga ururimi rumwe, ko mwese muri bene mugabo umwe. Imana itugirire neza, Imana idufashe, muve mu moko, muve mu mashyari, muve mu matiku, muve mu guca imanza, mwiyuhagize, mubwire Imana amaraso ya Yesu muyakire bugufi, Imana ibashe kubeza no kubatunganya. Imana ituye, muve mu matiku. Imana ntikunda abantu bagira amatiku, Imana ntitikura, Imana ni umugiraneza, Imana yuzuye urukundo. Imana idufashe, Imana itugene. Nibwo tuvuga ngo ukunda Imana udakunda mwene so? Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Muhungire ku Mana, mwiboneze. Birashoboka ko wakoraga umurimo w'Imana, ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi, nyamara niwe musambanyi wa mbere. Uravuga ubutumwa uzenguruka igihugu cyose, ururira indege, ariko wagera hirya ukamanura ipantaro. Imana itujye neza, ukamanura ijipo ukayizamura, ukayimanura. Imana idufashe bene data, muve mu bwibone, muve mu byaha bikojeje isoni, kuko Imana irabihaza. Imana ikunda abantu biyoberanya, Imana ikunda umuntu ufite umutima wera, ufite umutima w'urukundo. Yesu adufashe kandi Yesu atuganze cyane. Birashoboka ko hari ibyaha wakoraga nkana, hari ibindi Satani agenda adutera, kuko Satani ni umwanzi w'ibyiza. Ariko mu izina rya Yesu, reka dusenganire isengesho, tubashe gusaba Imana imbabazi. Aho uherereye hose, nuza kumva iyo audio, nuza kumvira ivugabutumwa, wiyeze, umenye ko Imana yakurondoye. Bene data, nshuti y'umusaraba, birashoboka ko wakuyemo inda, uca inyuma umugore wawe, uca inyuma umugabo wawe, wa muhehesi we, wa munyamacakubiri we, wowe wirwa mu matiku y'ubugambanyi. Ndakubwira mu izina rya Yesu ngo niwihane. Ukubona ibi bintu bigaragaza kuza kwa Kristo Yesu, nta rukundo rukiri mu bantu, wuzuye ishyari. Ubona mwene so yambaye neza, ubona mwene so abayeho neza, ukumva ishyari rirakwishe. Mwene data, hindukira, uve mu byaha, Kristo abone uko akumurikira. Reka dusengane Imana. Wowe wari wariyanduje, we wabonaga wari wararengereye, reka dusenga Imana. Turagushimye Mwami Yesu, nkweretse abantu basubiye inyuma, nkweretse abantu bakoraga ibyaha kandi bagucanga mu murimo wawe. Mu izina rya Yesu, abantu bose biyoberanyaga, abantu bose bakoranaga ibizira umurimo wawe, amaraso ya Yesu abeza abatunganye. Mu izina rya Yesu Mwami, ubakureho ibyaha, ubakureho cyane igisa nacyo. Mana nziza, ubakure mu nzira y'umwijima, ubashire mu nzira y'umucyo. Mana ubamurikire. Urakoze Uwiteka, ubashoboze kunesha,
ubambika imbaraga zo gutsinda ibyaha n'ibisa nacyo, mu izina rya Yesu. Urakoze kubabariye kandi ubagiriye neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.